ugiye uzindutse uraharara kandi bakwiga bukahataha iwacu ni Nyarugenge manuka igikondo nganiremera ni iwacu ikiganiro cya IAC TV ikiganiro kikugezaho amwe mu mateka atandukanye ubuzima bunyuranye ni iwacu ikiganiro nta mupaka buri hose ni iwacu ni iwacu ni ikiganiro tuganiramo akantu ku kandi tugasasa inzobe tureba bimwe mu bintu bishobora guhuza abantu aho baba bari hose hanyuranye mu buzima bwa buri munsi uko bwaba bumeze kose ni iwacu ni ikiganiro cy'ijwi ry'urugwiro tuganiriramo bimwe mu byo twakora kugira ngo turushe guhindura isi ibe nziza kuruta uko twayisanze ikiganiro ni iwacu cyo kuri uyu munsi wa none turagaruka kuri amwe mu mateka yaranze imiryango yo mu myaka yatambutse reka tubyite kera tugaruke tubigereranya n'amateka ari kuranga imiryango uyu munsi wa none murumva ni ibintu bibiri dufite amwe mu mateka ya kera tukagira n'amateka y'ubagezweho ibyo byose tuba turebera hamwe bimwe mu biduhuza ndetse binatuma duhurira hamwe muri kwa kugwiza urugwiro tubakangurira buri munsi ndetse biri no mu nsanganyamatsiko za radiyo yacu IRTV ijwi ry'urugwiro koko tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa byakorwaga rwose mu miryango itandukanye iterambere ritaraza reka rero tubararikire gukurikirana ikiganiro cyacu kuri uyu munsi tubibutsa ko umuntu wakererewe rwose wacikanywe ajya aca ku rubuga www.irtv.fr akurikirane n'ibindi biganiro byose akunda biba byatambutse igihe adahari turabizi ko mu buzima busanzwe abantu tubaho dushakisha ubuzima kuko ntabwo wahura n'abandi ntabwo wagira urugwiro rwose mu mufuka nta kirimo ntabwo urugwiro warubona igihe waburaye niyo mpamvu tunabashishikariza kugira ibyo mukora kugira ibyo mukuraho ibibatunga mbega kugira ngo rwa rugwiro rwose ruba rufite icyo rushingiyeho erega burya rwose ibintu biba bifite icyo bishingiyeho ntabwo wakwibwiriza gutya ngo ugire umunezero ugire urugwiro hari ibindi ubura ubura ibyishimo ubura rwa rugwiro ubura inshuti ubura abavandimwe ubura abantu muhura ubura abo muhuza ibyo byose biba bikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi jyewe muri kumwe rero muri studio za IRTV nk'ibisanzwe mu kiganiro ni iwacu ni Clementine Manyinya we undekure nawe Manyinya we winjira umusinzi Manyinya we winyita akazizi Dore impamvu ituma nkwiyama ku Gisenyi urahasenyuye mu Ruhenge rurahemuza muri Byumba no kubyimbinda Ikigaru ratugaritse kitaramura hataranga ahibuta ruratarutsa ku Gikongo rurakobora aho icyangugura cyagati ku Kibuye urababuyeza Ikibungura babungamo Manyinya we undekure nawe Manyinya we winjira umusinzi Manyinya we winyita akazizi indi mpamvu ituma nkwiyama myenda yanjye yatayibara banki yanjye ni mu kabare nshuti yanjye kitwa Manyinya Manyinya we undekure nawe Manyinya we winjira umusinzi Manyinya we winyita akazizi
indi mpamvu ituma nkwiyama Nyabarongo niwe muhogo ubwo gifa kagemurirwa kamanurira Kanyaru Manyinya we undekure nawe Manyinya we wingira umusinzi Manyinya we winyita akazizi indi mpamvu ituma nkwiyama tuboko twanje n'imitsi misa ubu wese ndatitimira kumpa icyayi ubwo nukuntuka Manyinya we undekure nawe Manyinya we wingira umusinzi Manyinya we winyita akazizi indi mpamvu ituma nkwiyama maso yanjye n'indubaruba urabwabaye ifiriti umutwe wanjye ho n'isaramara Manyinya we undekure nawe Manyinya we wingira umusinzi we Manyinya we winyita akazizi indi mpamvu ituma nkwiyama dore unteranya n'imuhira dore undaza myoboye inyaga nzasangira inyanya n'inyoni Manyinya we undekure nawe Manyinya we wingira umusinzi Manyinya we winyita akazizi Manyinya we winyita akazizi reka dukomeze rero turebera hamwe uko imiryango yo mu bihe byo hambere yari ibayeho sibyo hari byinshi watekereza ukibaza ati se imiryango hano mu Rwanda yari ibayeho ite turaganira ku buzima bwacu ni ubwacu turebere hamwe bimwe mu bintu byahuzaga abantu tubigereranye n'ibiriho kuri uyu munsi wa none bibuhuza muri kwa guhuza urugwiro muri kwa gusabana muri kwa gushaka amaramuko ibi byose ni ibintu biduhuza kuko uyu munsi rwose nubwo tubona ibintu biteye imbere ndetse cyane na kera na kare abantu bari bafite uburyo babaho kandi bakabaho bishimye ndetse na rwa rugwiro tuvuga barufite ibi nibyo rero tugiye kubimuzingo turabizi ko umuryango ugizwe reka tubyite ibice bitatu n'inkingi eshatu umugore umugabo ndetse n'abana babakomokaho yego nubwo abo bose baba bari mu muryango mugari ntabwo abo bagize umuryango ubwo turavuga nk'urugo kuri uyu munsi wa none nicyo twakwita urugo sibyo ariko hanze y'uwo muryango haba hari ba nyirasenge b'abana ba se wabo abaturanyi inshuti za hafi murabyumva namwe ni byinshi rero byashoboraga kubahuza bagahurira hamwe bakora igikorwa runaka kandi bagahuza urugwiro mu muryango rero aha tuvuga ku babashije kugira umugisha wo kubona abana b'abakobwa batozwaga imirimo yo mu rugo imirimo ya kigore irimo kuba bari aho mu bikari niho babaga kandi twibuke ko kera ntabwo abantu bambaraga sibyo abantu babaga bambaye ubusa hano muri ibi bihugu byacu rwose babaga bambaye ubusa bafite agace gato k'agahu bitaga inkanda bakingaga imbere ku myanya y'ibanga murumva ko icyo gihe rwose nta terambere rirenze ryari rihari ariko abantu bari muri iriya miryango bari bafite uko babayeho bakagira uburyo bahura n'uko bahuza twari duhereye ku bana b'abakobwa batozwaga imirimo yo mu rugo imirimo y'amaboko harimo kuboha imisambi kuboha ibyibo gucunda amata murabyumva mbega akazi ntako ngako kari gahari gutera intabire gusarura imyaka iyo yari imirimo y'abakobwa mu gihe cya kera ibintu rwose abantu barabahanga cyane bari barafashe bamwe bakabahereza akazi kabo bazakora ndavuga abakobwa cyangwa se abagore bagiraga imirimo yabo bakora umugabo rwose atagaragaramo
abahungu nabo bagatozwa imirimo ya kigabo. Akenshi mu batunzi bafite ubworozi bw'inka babaga bari mu bworozi nyine, bari aho ku gasozi baragiye amatungo bayahirira bayakama, urabyumva, batozwa imirimo ya kigabo koko, bakora n'itorero, batozwa gukunda igihugu. Murabyumva, ibintu byari bisobanutse, buri cyiciro gifite ibyo gihugiyemo kandi bagakora pe, bagatunga bagatunganirwa. Nuko inka zigakamwa, nuko amata agahora ku ruhimbi. Rwose byari byiza. Abakobwa bagatozwa gucunda amata hakiri kare. Turakomeza rero n'ikiganiro ni iwacu, turi kurebera hamwe imiryango yo mu myaka yatambutse, reka tubyite kera, yabagaho, tubigereranya n'imiryango y'ubu, tureba ese abakera bakoraga ibiki, abo bari mu biki, ese ni ibiki byabahuzaga, abo se bo ni ibiki bibahuza. Ibyo nibyo rwose turi baviri mu zindi muzingo. Turabasaba mu dutega amatwi, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe. Murabisiga, murajya ahanditse rwose gusiga igitekerezo, aribyo bita komenti mu ndimi z'amahanga cyangwa se commentaire mu ndimi z'igifaransa. Ubwo ni mu gifaransa, comment mu kinyarwanda. Ariko tubibutsa gukora subscribe kuko rwose murabe ingenzi kuri twe. Ubwo twakomeje rero, turi mu rugo, turi mu muryango wo mu myaka itambutse. Wenda reka tuvuge ku ngoma ya cyami. Abakobwa bari mu gikari, barabigisha nyine umuco rwose babere, ndetse n'abageze igihe cyo gushyingirwa hari utundi dukeregeshwa bongeragaho bakabatoza koko. Umukobwa ugeze igihe cyo gushaka batangiraga kumutoza, bakamutoza n'uburyo yakubahamo umugabo n'uburyo yamufata. Ibi rero rwose ntabwo tujya kure y'iby'ubu, turabisanisha ndetse tunabihuze. Ni muba maso mumenye igikwiye, mwirinde kumira bungura imiyaga y'ahandi, tuminini bishe mbere yo kumira tujundike. Imiryango y'ubu rero cyangwa umuryango w'ubu muri iri terambere, muri ibi binyejana ndetse binasirimutse, birimo iterambere riri hejuru wenda kurenza ibyabayeho ku ngoma za cyami. Uyu munsi wa none ntabwo bikiri bya bindi mu muryango nk'uko twabivuze. N'ubundi abagiriwe umugisha baba ari umugabo n'umugore ndetse n'abana aho ngaho. Ibintu byarahindutse, ntabwo ari nka kera ngo abakobwa barajya mu gikari aho ngaho babatoza imico ya gikobwa irimo gukubura ubwo ni ugukora amasuku mu rugo, koza imbehe ndetse n'ibyansi n'ibindi byinshi byari bijyanye n'igihe cyabo, kuboha imisambi, kubaha ibyibo, ibintu nk'ibyo ntabwo bikiri muri ibyo. Babahaga intango ndetse mu miryango ya kera no gutegura barateguraga. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ari uko biri. Umwana aravuka bakamurera, kuba afite ubushobozi mu gihe gito cyane, ku myaka 2 n'igice 3, ntabwo umwana aba akiri mu rugo. Byihuta aba yagamye ishuri, aba yagiye ku ishuri yatangiye ikiburamwaka. Murabyumva, hari itandukaniro. Niba wavukaga mbere mu myaka ya mbere, barihutiraga kumutoza umwana w'imyaka 3, hakaba harimo atozwa gufata umweyo n'urugero ngo bamwereke uburyo yakubura. Uyu munsi wa none ntabwo ariko bikiri rwose, ntagiye kure. Ubwo ni iterambere, ariko si imbyita iterambere. Hari ibintu ubundi mu buzima busanzwe umukobwa yagakoze. Ikintu cyitwa gukubura n'ubundi biracyariho, ariko se ni bangahe babyigishwa mu miryango? Kuko akenshi imiryango yifite inifashije, uhasanga abakozi bashinzwe gukora ibyo bintu, bashinzwe koza amasahani, bashinzwe gukubura. Ugasanga abana b'abakobwa baratese mu miryango rwose nta kintu bakora. Hari urinda agera igihe cyo gushaka rwose n'ibyo gukubura atabizi, atarigeze anabikora. Ubwo ku myaka 3 nk'uko twari tubivuze, umwana bamwohereza ku ishuri akagenda akiga. Muri kwa kuhahurira n'abandi, murabyumva, iyo ageze ku ishuri mu gihe akifite imyaka 3 aratangira ahure n'abana b'urungano rwe, ndetse hirya gato, ruguru ye gato, mu kiburamwaka cya 2 ahabone n'abandi bari ruguru y'urungano rwe, mu cya 3 ahabona abandi, mu wa 2 ahabona abandi. Bitandukanye cyane no mu gihe cya kera, aho umwana w'umukobwa
yajyaga kubonana n'abandi, yagiraga ikimuhuza n'abandi ari uko yagiye hehe mu rubohero. Mu rubohero akahurira n'abandi bakobwa, urumva bagahuza ibitekerezo bakaganira ku cyabaga cyabahuje ndetse bakabaha n'imisambi yemwe. Noneho uyu munsi umwana ku myaka 3 aba yageze mu kigo cy'amashuri agatangira kubonana n'abandi bakaganira rwose, nuko bagahuza urugwiro, akiga rwose, yagira ikiruhuko akagaruka mu muryango. Wakwibaza ute se mu kiruhuko umwana akora iki? Uyu munsi wa none keretse wenda abana bari mu miryango itifashije, ariko abana bari mu miryango yifashije rwose bakora iki? Kubyuka bagafata ibyo kurya bya mu gitondo, hanyuma bakicara, ashobora kwicara akajya mu bikinisho bye rwose ababyeyi baba baramuteguriye bimufasha, cyangwa se akajya imbere ya televiziyo akareba filimi zateguriwe abana. Murabyumva rwose, umuco wacu nawe wateye imbere, ariko nanone ibihuza abantu ntabwo bikiri bya bindi. Mu minsi ya mbere byari bigoye gupfa kubona umwana w'umukobwa agana ishuri, kandi n'igihe bagiraga ku ishuri cyari kiri hejuru ho gato kurenza uyu munsi wa none. Niba ku myaka 3 umwana ajya ku ishuri, mu myaka yashize yajyaga ku ishuri afite imyaka 7, ariko amahirwe menshi aho abakoroni baziye bakazana amashuri, abari bafite amahirwe menshi yo kwiga bari abahungu. Buriya ababyeyi baricaraga bakumva ko umwana w'umukobwa akwiye kwicara nyine agakora imirimo yo mu rugo, akigishwa neza uko bafata neza umugabo, bakumva ko ari ibyo. Ariko uyu munsi nyine byarahindutse, ntabwo bikiri bya bindi ngo umukobwa azakora iki ngo umuhungu azakora iki. Ni ukuri umuco wacu wateye imbere, waranahindutse, ndetse n'ibiduhuza bisigaye biduhuriza hamwe. Kuko niba ari umuhungu wajyaga ku ishuri, niba wari ufite amahirwe yo guhura n'abandi batandukanye. Niba ari umuhungu wari wemerewe kujya mu itorero, kuko ntabwo itorero ari iry'uyu munsi, na kera na kare ryahozeho. Urumva abahungu niba bari bafite amahirwe yo kubonana n'iki n'abandi bagahuza. Nuko uyu munsi wa none rero uko bimeze, ari umukobwa aratangizwa ishuri, ari umuhungu nuko bakagenda bagahura n'urungano, bagatangira kwitoza kubana n'abandi hakiri kare, bakiga nuko bakaminuza. Murumva ko ikiganiro ni iwacu, ntabwo twagiye kure y'ubuzima tubamo uyu munsi nubwo abatubanjirije mu bihe byashize babagamo. Rero ikiganiro ni iwacu, amateka ndetse n'ubuzima bw'ibiduhuza bituma tugomba kubigarukaho ndetse tukanabiganiraho cyane. Tugiye kurebera hamwe ese ibijyanye n'ubukwe kera byari byifashe bite, tunabigereranya n'ibikorwa umuco wateye imbere. Reka tuvuge ngo cyane kera rero abakobwa nk'uko twabigarutseho bari bari mu muryango, bari aho mu bikari kugera ahagaragara nk'ikazi, keretse igihe wenda agiye ku mugezi kuvoma amazi. Ariko iterambere ryaraje, amazi ari mu ngo. Ntabwo ikigereranyo cy'abajya kuvoma ku migezi nibo bakeya kurenza abavoma mu ngo, ndetse n'amavomero yabaye menshi. Murumva n'umuco wateye imbere. Ubukwe rero umukobwa urumva yabaga ari mu rugo, ariko turagaruka ku cyitwa umuranga. Hafi aho reka dufate nk'urugero wenda rw'umuryango umwe wabyaye umusore ushaka umugeni. Habaga hari abantu bakora kabisa ko kuranga abageni. Numva tugiye kugera rero ku kintu noneho kigiye kuduhuriza hamwe nk'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Icyo twita ubukwe na kera na kare bwahozeho. Wa muranga niwe wicaraga mu muryango w'umusore, ahubwo tunyuma hari runaka hari umukobwa kandi ni umunyangeso nziza, bakamwemerera rwose akagenda akajya muri uwo muryango w'umukobwa rwose akababwira ikibagenza. Ariko ntabwo yabwiraga umukobwa, aha tubyumvikane, yaragendaga akareba ababyeyi umukobwa akabagezaho igitekerezo.
ndetse akanabamenyesha yemwe n'umunsi wo kuzafata irembo. murumva ko ubukwe ntabwo ari ubw'uyu munsi, ni umuco wateye imbere na kera na kare bwahozeho. nuko ababyeyi bakabimenyesha umuryango, abaga ari ba nyirasenge w'umukobwa bakamenyesha ko hari umusore rwose waje kurambagira, hari umusore wakunze umukobwa wabo. ariko ibi bikaba umusore n'inkumi bataziranye, ariko uko umuco wagiye utera imbere ibintu byarahindutse. nuko bagategura ibirori, bagakorera ibirori abana, bagahuza inshuti n'imiryango. ibyo twavuze byose rwose nk'imihango y'ubukwe byarakorwaga, ntacyo birenzaga, ntacyo barenzaga inzozi, ibintu byose babaga babiteguye. uyu munsi wa none rero si uko bikigenda, bifite umuranga rwose, byarangiranye n'umuco wa kera. umusore n'inkumi barahura, yemwe bakanahura n'ababyeyi nta buhari babigira, bakanabizi, bagakundana rwose, bagafata umwanzuro wo kubaka. iyo byagenze bityo rero nibwo bafata icyemezo cyo kumenyesha ababyeyi. uruhande rw'umukobwa akamenyesha ababyeyi be, uruhande rw'umuhungu akamenyesha ababyeyi be. nuko umuryango w'umuhungu ugaha umukobwa itariki naho bakaza gufata irembo. ubwo twivuga kuvuga bamara gufata irembo, gufata irembo niyo mpano zitangwa. kera rero inkwano zabagaho, inkwano yabagaho yari imwe, cyangwa se hakabaho icyitwa ububiko, kuko ntabwo imiryango yose yari ifite ubwo bushobozi bwo kuboneka. ariko uyu munsi wa none umuco wacu wateye imbere rwose, abanyarwanda ntiduhuza byabaye byinshi, ndetse no ku batuye isi muri rusange umuco wateye imbere. nibyo umuco uvuka ubitekerezo ugakuka ariko ukanatera imbere. ntibishobora no gusaza mu izina rimwe, hakagira ibishya byiyongeramo, hakagira ibisigara impaka. nuko rero uba umusore n'inkumi nabo bavugiza imiryango muri bwabo, haba mu gusaba, mu gusezerana imbere y'amategeko rwose, gusezerana imbere y'Imana, no gutwikurura kugeza abana mu rugo. iyo ni imihango ihuza abantu benshi kandi batandukanye, bakicara bakaganira n'ukuri, bagahuza urugwiro. murabyumva rero, umuryango wacu ufite agaciro gakomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. niyo mpamvu dukwiye kuwukunda. umuryango wacu rwose ni uwa mbere. URTV ni radiyo ikora online. ibyo bimfasha kuyikurikiraho naba ndi hose, naba ngenda, naba ndi mu kazi, ndetse nibereye no mu rugo. URTV ijwi ry'urugwiro. URTV ijwi ry'urugwiro. hari byinshi mu mibanire rero y'abasore n'inkumi, ibyashoboraga kubahuza naho bashoboraga guhurira. wenda uko umuco wagiye utera imbere mu myaka yo hambere, wenda munsi y'1950 kumanura hepfo, byari bigoye ko abasore n'inkumi bahura, ariko byaranashobokaga, kuko ntekereza ko kiriya gihe imyemerere y'abatuye isi yari yarahindutse, abantu basigaye bajya gusenga, bakajya mu misa, bakajya gusenga, bakajya mu materaniro. ba bantu babiri bakundana, umusore n'inkumi, kuko nta telefone zabagaho, kandi byari bigoye ko abantu bakoresha inyandiko, kuko kugira ngo ushyire urwandiko ku iposita ruzagere kuwukunda byari bigoye. washoboraga kurumwandikira uyu munsi rukazamugeraho nka nyuma y'amezi 3. ibyo cyari cyoroshye, ni ukugerageza buryo ki abashoboraga guhura bahuraga wenda nka nyuma ya misa ya mbere, sibyo? bagahura bakaganira kandi bakagira vuba, nta byo gutinda ku gasozi. ariko uyu munsi wa none siko bimeze. umusore n'inkumi bapanga gahunda, bagasohokera aho bashaka, bajya ku musozi, bajya muri parike, bajya ku mucanga,
urumva aho bagiye nyine bari ku mucanga bagiye barasohotse bafite gahunda yabo barayipanze barayiteguye gahunda ibasaba gusohora amafaranga barayashatse n'ibyo barayafite ariko wa mucanga bagiyeho barahungukira inshuti urumva bimwe mu byaduhuza cyane umuryango ngewe ku rwanjye ruhande numva ufata iya mbere ufite umwanya munini mu buzima bwacu turakomeza rero tuganire turi ku kijyanye no kurambagiza n'ubukwe turebera hamwe uko umuryango wabagaho mu bihe bya kera ndetse n'uyu munsi uko bikorwa uyu munsi biratandukanye cyane kuko hariho amatelefoni byaroroshye dufitemo za watsapu dufitemo za fesibuke abakunzi niba batabonanye barahamagarana cyangwa se bakandikirana ibintu byaroroshye nyine umuco wateye imbere ntekereza ko n'iri koranabuhanga naryo rishobora guhuza abantu benshi mu magurupe tubamo mu matsinda tubamo kuri za watsapu na fesibuke bishobora gutuma tuganira kandi twebwe ku giti cyacu tutabonanye ibi nabyo nkatekereza ko hari umusanzu byatanze kuko ntabwo abantu bakivunika cyane nk'uko mu minsi ya kera bavunikaga ibintu byabaye byiza kuko twebwe icyo tureba ni ikigezweho ibintu uko bigenda bivamo hazamo ibindi bya bindi bya nyuma bisa n'ibyibagirana yego ntabwo twabyibagirwa burundu kuko ngo utazi yava ntamenya n'iyajya rero kugira ngo tumenye aho tugana ni byiza cyane ko dutekereza aho turi kuva mu muryango kandi turarushaho gutekereza ese ababyeyi bacu b'icyo gihe babanaga bate turagaruka ku nshuti z'umuryango wasangaga umubyeyi w'umupapa cyangwa se umugabo afite inshuti ze n'umugore akagira inshuti za nshuti zikabagenderera kandi rwose imiryango ya kera yagiraga umuco cyane bakagira akantu ko kuzimanira abashyitsi kuko mbere ntabwo ibintu byari byamera nk'ubu ibintu byose dusigaye tubiberera mu mafaranga cyane ko hari imyaka yabayeho nta mafaranga abaho abantu bakajya ku isoko ukajya ku isoko wikoreye igitebo cy'amasaka wenda urashaka ibishyimbo ukahahurira na mugenzi wawe wazanye igitebo cy'ibishyimbo ushaka amasaka mukagurana murumva ko ibyamye bihuza abantu ni byinshi ukajyana kuko hari nk'ibintu byinshi ntabwo bari bazi ko biribwa mu myaka yo hambere nk'ibirayi ntabwo bari bazi ko biribwa ngo hari akazina bari barabihimbye hari nk'ikintu utari gukora nk'urugero nk'uko muri iyi minsi ushobora kugenda ku isoko ukagura ibihumyo ukaza ugateka mu minsi yatambutse ntabwo byashobokaga ko umuntu wariye ibihumyo asoma ku mata y'inka bakubwiraga ko rwose ugiye kuzica ugiye kuzimara igihe bumvaga ko nusoma ku mata y'inka wariye ibihumyo izo nka zizapfa zigashira ariko siko bimeze ubu ushobora kurya ibyo bihumyo rwose amata ukayanywa kandi inka yakamwe ntigire ikibazo iyo yari imyumvire twarebye isoko amasoko muri icyo gihe yabagaho ariko ntabwo wari kuyasangaho ikitwa amafaranga oya yemwe n'uyu munyu turira tuva ngo turarya bari bafite ibyatsi byameraga mu bishanga batwikaga hanyuma ivu ryabyo bakaryinika mu mazi ya mazi bakayaminina bakayakoresha kandi bakayakoresha nk'umunyu murabyumva ntabwo bari bafite byinshi bibasaba amafaranga kuko nk'umukungu ku musozi kugira ngo ahinge isambu yayirangize yengaga amarwa yengaga ikigage agatereka hariya ibibindi by'amarwa meza cyane hanyuma akararika icyo bitaga kurarika wenda ni nko gutumira by'uyu munsi wa none
akararika abaturanyi, akararika inshuti, akararika imiryango, bakaza bakamuhingira. Mbere yo guhinga akabaterekera ikibindi cy'amarwa bakanywa, bakajya mu murima bagahinga, abagore bakajya inyuma bagatera intabire, nuko basoza akongera akabaterekera amarwa bakanywa, abataha bagataha, abamutaramira bakamutaramira. Murumva byinshi, hari byinshi byahuzaga abantu. Kandi n'uyu munsi wenda ni ibyo byo kurarika ku bijyanye n'ubuhinzi ntabwo bikibaho, umuco waracitse. Ubu turi mu muco uteye imbere, urarika abahinzi ngo baze kuguhingira ufite amafaranga ugomba kubishyura, cyane ko n'ibintu byo gusangirira ku muheha byaranaciwe, ntabwo bikibaho. Nuko uri kuri RTV FM ijwi ry'urugwiro. ntabwo turi bujye kure kandi yuko turi kubaho uyu munsi. Twaganiriye turebera hamwe uburyo mu gihe cya kera abantu bahuriraga ku kiliziya. Yego n'ubu mushobora kuhahurira n'uwo mukundana mugasuhuzanya rwose, mukaganiraho gato, mugatandukana, umwe agakomeza n'undi agakomeza, cyangwa se mugapanga mugafata umwanya mugatembera mugasohoka. Ikindi ku byo twavugaga by'imico yahuzaga abantu, uyu munsi bashobora guhurira mu migoroba itandukanye ihuza ababyeyi, sibyo? Cyangwa mu migoroba y'imiryango bagahora bakicara, uyu munsi niwo mvuga, bakareba ese niki cyateza imbere umuryango wacu uyu munsi. Abo ni ababyeyi, abana nabo barahurira ku mashuri, abageze iki gihe gusoza amashuri nabo bajya mu itorero nk'ibisanzwe bagakora nk'urugerero. Urumva aho hose barahahurira bakaganira bakagwiza urugwiro. Mu rusengero kandi biracyahari, barahahurira mu matsinda atandukanye, barahahurira abantu bakaganira, bakaganira barebera hamwe icyabateza imbere. Mu muco wa kera kandi hari ikintu cyitwaga gukazanura. Iki kintu umva, abanyarwanda bari n'abahanga kandi nabo bakagira n'utugeso mu kinyabupfura. Bamwe rwose basebukwe b'abakobwa cyangwa se b'abagore, wasangaga kenshi, ntabwo bari benshi ariko bari bahari bafite uyu muco. Umuco ntabwo wari mwiza, kwabaga ari uguca inyuma abahungu babo kandi bidakwiye. Umusaza akicara yareba umukazana we akabona uburyo ari mwiza kandi umukecuru ari aho. Ibi ngo byabaga bigoranye kuba yagira icyo abaza umukazana we ngo azamuhakanire. Byari bigoye, yemwe byari bigoye. Ababashaga guhakana ni bake, kuko akenshi iyo babahakaniraga byavagamo urwango rukomeye, kuko aba basaza bahitaga bitwaza ko abakazana bo babumviye ubusa. Ariko ni ukuri abagore b'umutima bahozeho badashobora guhemukira abagabo babo. Ariko hari n'abagore b'ikise ubwo b'abapfapfa batabashaga gufata icyemezo, nabo babaga bakunda ibintu, kuko akenshi iyo yabikoraga akabikorana na sebukwe, iki kintu cyo gukazanura kikabaho, nawe yigiraga kari akajyaye. Umusaza akajya yicara ati, iyi inka za kera zagiraga amazina, iyi bihogo ni yayo, ubwo ni inka ni yayo, higikamirwa umukazana wanjye. Ukagira ngo wenda wowe musore cyangwa wowe mugabo ni urundi rukundo, kandi buriya hagati yabo hari icyabaye. Uyu nawe wari umwe mu mico mibi bamwe mu basaza bo hambere bagiraga. Sinzi niba ubu bigikorwa. Yego turi mu muco uteye imbere, nta buhamya bufatika dufite. Ikiganiro ni iwacu rero,
murabyumva ko turi kurebera hamwe ubuzima bwo mu miryango ya kera ndetse n'iy'ubu. Twari tukivuga ku byo gukazanura, uyu munsi ni umuco uteye imbere, gupfa kubimenya biragoye. Ikindi kintu cyakorwaga cyashoboraga guhuza abagabo, ikintu cyitwa kujya guhakwa ibwami. Iki cyo ntabwo nakigereranya wenda no kujya ku rugamba, oya, baragendaga bakajya ibwami bagakora imirimo rwose y'ingufu kugira ngo umugabo azahave, akahava ari uko yagize ate, yabyaye umwana w'umuhungu, umugore akamurera, akabyiruka nuko akajya gucungura se. Icyo gihe nibwo usa umubyara yabaga yemerewe gutaha. Hano ibwami rero yabaga agiye, yahahuriraga n'abandi bantu, ni ukuri nubwo wenda akazi babagamo niko umuco wabigenaga, ariko ntekereza ko n'ubundi nta cyababuzaga guhuza urugwiro, kuko ibwami haberaga ibikorwa byose ibyo twasanisha n'ibibi uyu munsi, ibitaramo, inkera y'imihigo, bagatarama bakabyina rwose, bakabaterekera amarwa meza n'urwagwa bakanywa, nuko bakivuga. Mu mihigo kandi nabwo bakoraga ikitwa inkera, bagatarama nuko bakivuga bagahiga, sibyo? Murumva kuva na kera kare rero ibiduhuza byahoze. uri kuri RTV FM n'ijwi ry'urugwiro. Ibiduhuza byahozeho rwose, abantu bamye bahura bagatarama nuko. Kera na kare rero ibyitwa umuziki cyangwa indirimbo zabagaho. Umupira w'amaguru rwose warakinwaga, abahanzi bari bahari, abakinnyi bahari. Murumva ko hari byinshi byahuzaga abantu, bagakora ikitwa nk'igitaramo se, bakararika abantu bakababwira ati wenda umunsi uyu n'uyu kuri Noheli tuzaza gucurangira wenda muri aka gace, kuko ntabwo uduce twa kera uko twitwaga ariko uyu munsi bikitwa. Ibintu byagiye bihinduka, nyine umuco wateye imbere. Ibice byari bihari, hari igice cy'Ubumbogo, hakabaho bitaga mu Nduga, harimo n'aka gace kacu ka Butare y'ubu, aho bitaga i Butare cyangwa muri Huye ubu. Hari igice cy'Amayaga, urumva biratandukanye cyane. Mu Mayaga ubwo ni hakurya iriya za Nyanza na Gitarama. Hari Amayaga ya Butare na Gitarama. Ubwo nimvuga Butare ndaba mvuzemo za Nyanza, igice kimwe cya Gisagara, ugenda ufate na Gitarama, aho bita za Muhanga y'ubu cyangwa se igice kimwe cya Ruhango. Murumva rero amazina yagiye ahinduka, ariko nibyo umuco wacu wateye imbere. Abantu bagatarama nuko ibintu bikagenda neza. Nk'urugero rufatika, hari igitaramo cyabaye ahitwa Nyamagabe y'ubu. Orchestre Impara yatumiye abaturage rwose ku kibuga cy'umupira w'amaguru, barabatumira ati rwose igihe iki n'iki isaha iyi n'iyi muzaze tubataramire. Nuko bakihagera bitegereje urukundo abantu icyo gihe bari bakunze umuziki, birabatangaza. Ikibuga cyari cyuzuye, ibiti byari bigikikije, abantu bari babyuriye reka ni ukuri, bafite amatsiko yo kwitegereza abo bahanzi ba Orchestre Impara. Baracuranga ibintu birashyuha, abari aho rwose baranezerwa cyane. Ibintu bimaze gushyuha, bigeze hagati, umuntu umwe amanuka mu giti yitura hasi. Ibyo biba birarangiye,
ashiramo umwuka, reka mbyite uko. Murabyumva nk'ahantu hari habaye impanuka nk'iyo, ntibabuze iminota na mike bahagarara, barahagaze babijyamo, mukongera gusubukura igitaramo nyuma y'iminota mike bari bahagaze. Akantu bavuze iyo ngatekereje ndaseka, bahise bavuga ko nta cyabuze impara gucuranga, zirakomeza zirabataramira, ariko uwabuze ubuzima yabubuze, sibyo? Urumva ko kuva na kera na kare rero ibyo nashaka kugarukaho rwose, ngo nanabisasire nanabisige, urugwiro rwahozeho nk'urwo orchestre Impara yagaragaje ku kibuga cy'umupira ahitwa Nyamagabe y'ubu. Murabyumva rero urugwiro rwose nta kirusimbura. Rero ni ikiganiro ni iwacu, turimo turarebera hamwe ibiduhuza, ibihuza abantu haba mu mibereho isanzwe ya buri munsi. Umuziki kandi ntabwo waberaga ku bibuga aho ngaho rwose, ibintu byari uburyohe ntabwo wabyumva. Uyu munsi wa none rero biratandukanye n'ibyo mu myaka yatambutse, n'ibyo umuco warakuze. Umuco iyo ukuze hagira ibintu bimwe bivuka, reka tuvuga ko byiyongera, udushya turavuka rwose tukabana twinshi, tugatuma ibyatambutse bitangira kwibagirana. Niyo mpamvu mu kiganiro ni iwacu ibi byose tuzabigarukaho. Ese abantu iyo bahuriraga hamwe babaga bifashe bate? Ibi nabyo twabyibaza, turabigarukaho rwose, tunabivuge cyane, kuko nicyo cyaduhuje, nicyo cyatumye dutarama. Uwo muri kumwe muri studio za IRTV ni Clementine. Abantu rero haba mu myaka itandukanye iyo bahuriraga hamwe, haba mu gitaramo, habe mu bukwe, habe no mu yindi mihango. Erega ntabwo twavuze umuryango, tuvuga ku ruhande rumwe rw'imibereho, cyane ko mu myaka yatambutse dutekereje neza ntabwo iyobokamana ryari ryakwira hose. Abanyarwanda tugiye kugaruka ku kindi kintu nyamukuru cyabahuzaga, kigahuza imiryango, abaturanyi n'inshuti, ikintu cyitwa guterekera, kubandwa. Ibyo biri mu bintu byahuzaga abanyarwanda kandi bikabahuza ari umubare munini. Bakicara bagakora imigenzo yabo, abatarama bagatarama, babyina bakabyina, abanywa bakanywa. Erega ntabwo ibintu byo kunywa cyangwa se gufata kamwe bije ubu, na kera na kare byahozeho. Ariko uyu munsi iki kintu cyitwa kubandwa, ndatekereza ko simbizi niba bigikorwa, naho bikorwa ni hake. Umuco wateye imbere, iyobokamana ryakwiriye hose, twararyigishijwe cyane, kuko ntekereza ko benshi mu bantu babyiruka ubu igipimo kiri hejuru baciye mu ishuri, kandi ntabwo uwakandagiye mu ishuri wese byange bikunde hari iyobokamana yahigiye. Ubu dusigaye dufite rwose imyemerere irenza iyabo mu myaka yashize bari bafite, kuko umuco wacu wateye imbere warakoze. Ntekereza ko n'uwakora iyi migenzo abantu bakoraga yo kubandwa no guterekera, ntabwo yabikora ngo bijye ku karubanda, ntabwo yabikora ngo abaturanyi be babyumve, ntabwo yatumira inshuti n'abavandimwe. Ariko hano si uko byari bimeze, bose batumiraga umuryango n'inshuti zabo, bakaza bakicara bagatarama, nuko bagakora imihango yabo, ndetse n'abashoboye gucinya akadiho rwose bakagaca. Bitwaye iki? Ntacyo byabaga bitwaye. Ariko uyu munsi ntekereza ko mu muryango hari abakifitiye imico, ntabwo nabihakana, bakiyifite rwose, bakikanyuza bakakanyuzaho koko. Yewe sinzi, ni uburenganzira bwabo rwose,
nibisanzure nuko bisanzure rwose bagwize urugwiro rwabo nabo mu miryango yabo ababwira iki murumva ko imibanire yacu n'imiryango yacu ndetse n'inshuti n'abavandimwe ifite byinshi biduhuza tutavuye tutatinze cyane kuri ubwo bukwe aho iyobokamana risakariye rwose batisimu ziraduhuza ukarisitiya mbere ikaduhuza abakomejwe nuko gusa urumva dufite byinshi biduhuza we ni byinshi koko abagiye guhemba abana babo babyeyi bakaduhuza abagize ubukwe bakaduhuza ibirori bitandukanye yemwe n'ikintu ntakwibagirwa no gutabarana na kera na kare byari mu muco w'abanyarwanda ntabwo umuturanyi yari kubagiza ibyago ngo wowe ubyuke ufata isuku ujye guhinga mu muco wa kimuntu si na hano gusa mu muco wa kimuntu rero ntabwo umuturanyi wawe cyangwa umuryango wawe ari kubagiza ibyago yapfushije umuntu ngo ubyuke ufata isuka ujye mu murima ujye guhinga yaba we sinzi uko byakwitwa uko abanyarwanda batumirana mu birori cyangwa se abantu batuye isi cyangwa abantu muri rusange ni nako uwagize ibyago burya rwose aragutabaza ukamutabara na kera na kare byahozeho itabaro naryo riri mu bintu byahuzaga abantu bagahura uwatabarutse bakamuherekeza mu buryo bwabo bari barashyizeho kuko hambere ibintu byo gushyingura ntibyari biriho abantu bari bafite ahantu babajugunye rwose inyamaswa zikabatwara cyane cyane impyisi ariko uwagize ibyago nawe ntibamutererane bakamusanga mu rugo bakakora ikiriyo bakamara iminsi 8 rwose urwo rugo rususurutse barususurutsa baruba hafi kugira ngo rudaheranwa n'agahinda hanyuma iminsi 8 yashira bagakura ikiriyo bagataha bakajya mu rugo n'uyu munsi wa none rwose ntabwo biri kure cyane uwatabarutse baramuherekeza n'ibyo bakamushyingura umunsi basigaye bashyingura abantu rwose mu cyubahiro ikiremwamuntu cyagize agaciro kurenza mbere bakamushyingura bakagaruka bakagira umuhango wo gukarabana kera wahozeho uwo muhango warakorwaga bagakora ikiriyo cyangwa se aho batagikoze kandi kubera umuco wateye imbere ndetse n'isi yacu yateye imbere bagatanga itariki yo kuzakora ikiriyo hanyuma muri ya minsi 8 nubwo hatabaho gucana kuko imiturire y'uyu muco wateye imbere akenshi usanga abantu dutuye mu mazu atari ayacu dukodesha biba bigoye rero ko abantu bakorera ikiriyo biragorana rwose biri no mu bintu bitugora kuko benshi ntabwo dutuye ntabwo dufite aho dutuye turakodesha biragora rero ntekereza ko biri mu mpamvu zituma uyu muco wo gukora ikiriyo rwose ugenda ucika bakeneye gusubira mu rugo bakajya gukora abantu barahuze bakeneye kujya gushaka ntabwo bakeneye bibatinze cyane ko umunsi ku munsi ubu utakoze ntabwo warya ibintu byarakomeye ubutaka ntibukera neza nka mbere yemwe nta n'ubuhari kubera ubwinshi bw'abantu batuye isi rero bivuze ngo umuntu aba agomba gushaka icyo akora kugira ngo abone amaramuko niyo mpamvu ntekereza hari imico imwe n'imwe izagenda itakara urugero nk'uyu w'ikiriyo rwose wo ndawubona mu marembera kuko ni kenshi usanga igihe habaye guherekeza umuntu uyu munsi wa none bapanga itariki ya vuba hanyuma y'iminsi 2-3 bati gukura ikiriyo n'ayindi 8 idashize abantu bagasubira ku kazi nibyo ni umuco uteye imbere uteye imbere birakwiye ariko nanone ntabwo twabyibagirwa ko na kera na kare byahozeho ariko iby'umuco uteye imbere byo
ibije byose turabyakira nibyo. Bakunzi bacu rero, mu kiganiro ni iwacu cy'uyu munsi twaganiriye ku muryango nibyo wo mu myaka yatambutse, ndetse tunareba no ku muryango w'uyu munsi wa none. Hari imbogamizi zihari, kandi ubwo ni ko umuco wubakitse. Usigaye usanga umwana w'umukobwa agera igihe cyo gushyingirwa kubera ubuzima yakuriyemo wenda bumworoheye, ubuzima bumuhuza n'abantu kuruta uko yatinda mu mirimo cyane, ugasanga ntazi guteka, gukubura ndakurahiye, ibijyanye n'isuku yo mu rugo ntabyo azi, imirimo yo mu rugo ntabyo azi, kubera ko nyine turi mu isi iteye imbere, kumva ko ibintu byose byakorwa n'abakozi. Birakwiye rero ko mu biduhuza bikanaduhuriza hamwe dukwiye kumenya ngo ese ni iki cyakorwaga, ese uyu munsi ni iki gikorwa. Nta murimo uzasimbura isuku mu rugo. Bakobwa mutega amatwi, namwe babyeyi mufite abana b'abakobwa, mubatoza imirimo. Hari imirimo ushobora gutoza umwana rwose ntigire igihombo imuteza. Kuba yaragannye ishuri rwose ari kwiga, ari kuminuza ni byiza, ariko nagira utwo amenya duke ku mirimo ikorerwa mu rugo. Amenye uko bateka, amenye uko bakora isuku, uko umuntu atora umweyo, uko umuntu atora itorosho, kuko mu bihugu byateye imbere bo ibintu byo gutunga abakozi ntabwo bishoboka, ariko uyu munsi wa none hano iwacu biracyashoboka. Ariko ntekereza ko uko imyaka igenda ishira nyine umuco ugenda gutera imbere, natwe hari igihe bizaba bitagishobotse, kuko ikiremwamuntu kiragenda kigira agaciro kurenza mu bihe byatambutse. Rero ntabwo nagenda ntavuze, ntabwo nagenda ntanenze, ndanenga ababyeyi uyu munsi wa none bumva ko abana babyaye nta kintu bakora mu rugo, batabatoza gukora imirimo isanzwe yo mu rugo. Ntabwo bizamubuza ubwenge mu ishuri pe, oya, ntibizamubuza guhuza n'abandi ngo bagire urugwiro, baseke rwose, kandi n'amanota meza yakuzaniye. Ese bitunaniza iki? Ibintu bitagombera amashuri ntibigomba amafaranga. Gutoza umwana ntabwo bigombera amashuri, nta nubwo bigombera amafaranga. Mureke rero tubigire ibyacu rwose, nubwo twagendana n'iterambere rigezweho nibyo, ariko umuco wacu nawe ntugatakare rwose. Twavuze ibintu byinshi ku muryango, turebera hamwe ibintu byinshi biduhuza, ni byiza, byari bikwiye. Reka rero ngana ku musozo rwose mbashimire, mfata umwanya mbashimire, mbabwira nti mwakoze cyane kudutega amatwi, mwakoze cyane kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka amasaha 24 kuri 24, murumva nta gahunda yo kubicisha irungu ihari. Reka mbabwire ngo turi kumwe, bamwe muri kumwe muri studio za IRTV, ni Kerimatine mu kiganiro ni iwacu. Iziko rya rubanda ryanjye ukara rwose ishirwe yayo nayoboza kwidembe bambewe ereka inzira igana heza unamwe yabo kandi wowe wagize imana twahinganye imigende none ubarizwa mu ndege ndengera w'indenga w'inande mbangurama makubyamo s'amagambo nanjye ndobifi nkawe zihaza batazihinga bahanga ibyuzi bazi ibyiza byazo.
batanahanga iwango basizo ngorwa muhazi bitari ngombwa yere kukongera buri kongera ikirenge mu cyamenge nayoboza kwidembe bambewe yereka inzira igana heza unami yabo kandi wowe wagize imana nayoboza inzira mana rwose ngo nzinyurwaho nereka bibi kinabi kwineza nawe yagiye maze mu nzira y'umutuzo umutinda ajyane n'umutunzi baganire bagana hamwe nibamba kuvani w'abandi nayoboza kwidende bambewe nereka inzira mpunga inzara unami yabo kandi wowe wagize imana nayoboza kwidende bambewe nereka inzira mpunga inzara unami yabo kandi wowe wagize imana nayoboza kwidende bambewe nereka inzira mpunga inzara unami yabo kandi wowe wagize imana iwacu iwacu si kure cyane burya iyo zindutse uraharara kandi bakwiga ko kahataga iwacu ni Nyarugenge manuka igikondo nganiremera ni iwacu ikiganiro cya Iyak TV, ikiganiro kikugezaho amwe mu mateka atandukanye, ubuzima bunyuranye, ni iwacu ikiganiro nta mupaka, buri hose ni iwacu. ni iwacu ni ikiganiro tuganiramo Akantu ku kandi, tugasasa inzobe tureba bimwe mu bintu bishobora guhuza abantu aho baba bari hose hanyuranye, mu buzima bwa buri munsi. uko bwaba bumeze kose. ni iwacu ni ikiganiro Cy'ijwi ry'urugwiro, tuganiriramo bimwe mu byo twakora kugira ngo turushe guhindura isi ibe nziza kuruta uko twayisanze. iwacu ni amahoro